donc ibitubaho bitari byiza ni byinshi, abaduhemukira ni benshi, ubukene ni bwinshi, ubushomeri ni bwinshi, umunyeshuri gutsindwa amasomo inkundo uretse Mutoni ko yarafite akabari, uriya wamwisha akaba yarafite icyokezo, abanywi bo muri ako kabari nta numwe wabonaga ibyo bintu. Ntabwo ugomba kurebera ibintu byangirika, umuntu yangirika kureba. Kandi ndakubesha ko nta muntu ugira ibanga ngo arimara n'umwaka cyangwa ukwezi ataragira uwo aribwira. Umuntu kuri mideni uramuvuga, no akeneye umurongo, ntabwo dushaka. Yes, nanone tubahaye ikaze hano kuri KOP, ni mu rugo, ni iwanyu, ni iwacu. Tuje mu busesenguzi, tuje gufata amasomo y'ubuzima, turi kumwe na mwarimu wacu, mwarimu wanyu, mwarimu w'Abanyarwanda, Omar Jean Baptiste Karegeya. Tuguhaye ikaze mu kiganiro. Asante sana. Twari tumaze iminsi tutakubona hano, twari tugukumbuye. Okay, nabaye nk'akanyoni nyine katagurutse, ariko nari nabibabwiye ko nagomba kujya gusura abantu b'Ikibungo. Yego. Kwa gatandatu natashye uko Ikibungo, ariko mbutaha n'abindi no mu kazi ngerageza gushakira abantu bacu, umuryango wacu 58 birenga, bashakira ibyiza, ibiganiro byiza bashobora kureba bakaruhuka no kubarangira, kwinforma no ku muri kazi kacu ko gutanga amakuru, kwigisha no kuruhura. Mu by'ukuri nabonye kiriya kiganiro mbona na ahantu heza pe. Ni heza, hari bitari by'amabuye. Harimo amasomo menshi urugendo rwanjye, kuko ari ahantu ni heza cyane, ariko abantu ntago bahazi. Kandi nkuko navuze no mu kiganiro, hari uburyo akarere ka Ngoma gafatanyije na ka Kirehe, iriya mirenge 3 n'umwe wa Kayonza d'ailleurs, wa Kabare muri Kayonza, wa Rukira muri Ngoma, wa Mushikiri n'uwa Nasho muri Kirehe, bashobora kureba uburyo hari ahantu hamenyekana, abantu bakajya bahasura kandi bakagira n'icyo basiga muri kese y'umurenge cyangwa y'akarere. Niyo bitaba ibintu bihambaye, burya ageraho akagwira, akaba abantu bahatunganya, bahagirira amasuku. Ushobora kuba wakwaka uburenganzira bwo gusura site zose, cyangwa se buri site bakayigenera igiciro. Harimo ahantu henshi nyaburanga bira bitari. Ikindi nuko bira bitari hakabaye haboneka abantu batunganya ari amabuye, yashiraho agahinduka umurimo usanzwe. Byose birashoboka, simbizi ntawamenya. Hano abantu barebye cya kiganiro ni benshi, hari abashobora kugira ingamba bafata. Ariko ubwo kambanze namamaze Premium Construction Group, ni aba engineer, ni company y'aba engineer y'ubwubatsi, bajya inama ku bikoresheje y'ubutaka, ku nyubako, bagakora design, bagakora plaza inzu, bakubaka. Rimwe na rimwe wabishaka bakanagufasha no kubona abakodesha inyubako, cyangwa se bakora n'ibikorwa remezo. So n'abantu baje batugana rero tuzakorana igihe kirengeje umwaka, babajyanama bacu mu bijyanye n'ubwubatsi. Hanyuma tuzajya tubasura kuri chantier, turimo turabitegura, nibabona kanya bazatubwira tujyeyo. Bambwiye ko bafite chantier mu Biryogo na chantier ku Muyumbu. Ubundi tuzajya tunabatumira baze hano basobanure ibijyanye na industrie du bâtiment, niko nabyita, uruganda rw'inyubako. Hanyuma bafukorera i Kigali, i Remera, mu marembo ya Rebu, igice cyo hepfo. Utaciye kwa Rwahama cyangwa Regina Pacis, waciye kuri contrôle technique, nibwo ugera ahantu hari umunara muremure, naho ngaho bakorera. Bafite n'indi shami rya Rusizi ryo kuba ryafasha abanyarusizi, abanyamasheke na Karongi cyangwa na Bukavu. Hanyuma mwabareba aho ngaho, cyangwa mukabahamagara kuri 0784 42 57 0784 42 Hari n'indi rero irimo 5 ebyiri, bajya bambwira ngo mvuga 5 imwe, ni 5 ebyiri zikurikiranye, ni 0785 59 80 46. Yego. Abandi bafatanyabikorwa bamenyesha ko iyi Premium Construction Group yadushakiye n'undi mufatanyabikorwa, ariko ntabwo araza neza ukora ibya shipping. Twari tugeze kuri final, manza agitegura ka video uko kugira ngo azadred tubashe kumwamamaza. Undi mufatanyabikorwa urimo akomanga ni Vista Kigali
ni ahantu heza, ni akabari, navuga ko ari akabari cyangwa ni moteri. Haboneka ibyo kunywa, ibyo kurya, naho kuruhukira. Ni hano mu Izindiro, usa n'ugana mu cyanya cy'inganda i Masoro, aho bita ugiye kugera kuri Azamu hari ikizunguruko ureba munsi y'umuhanda. Abo nabo turi hafi gutangira gukorana, twamaze kubyemeranywaho, nabigisigaye no kubitegura neza, bagategura ka video. Bafite ibyumba byiza cyane, ibyumba byiza cyane, icyumba kiba kirimo na salo irimo n'intebe. Buryo ufite ibyo usoma ushobora kubikora muri salo, wananirwa ukajya kuruhuka ugasubira mu cyumba. Kandi gifite n'akabaraza, wanashaka akayaga ugatera intebe hanze ku kabaraza. Ko numva wana ari heza ra. Ni business y'umuntu wahoze ari umunyamakuru. Sawa cyane kabisa. Sostene Musonera ni inshuti yanjye, nawe ni umuntu uko arahaza abantu batuye Zindiro, abatuye Zindiro na Bumbogo, bagira nabo bajya bahanyarukira. Ariko n'umujyi wose muri weekend se ko buri ntago bigombera ngo Zindiro na afite icyokezo kizima. Wa muntu afite akaburushete keza cyane. Ntago nakita akaburushete, ni kiburushete. Nabo 0785408040 0785408040 ni hariya mu Izindiro. So abo nibo bafatanya bikorwa, turaza kubishyira mu bikorwa. Reka rero nkomeze kubijyanye na Kirehe. Nubwo nari maze kuvuga ko hari d'abord iyo defo yo kuba abantu batarahamenya ngo bahayoboke, bahatemberere, baruhuke. Navuye mfite igitekerezo cy'uko nshobora kuzajyayo mfite umwanya nkamarayo nk'iminsi 3 n'abantu, ubwo nimba itangira abantu baziyandikisha nihaboneka 5, abandi bazaza bakurikira, tugende turi nka 20 n'amahema ku camping ayo. Amahema namaze kuyashaka, tugende dukambikeyo, twimuka gasozi ku kandi, ntago tuzakambika hamwe, tumare nka weekend yose. Ndimo ndabitekereza, ariko nuko ni ahantu bavuga inya ngutege kwamayobera, utwo ntarafata umwanzuro. Je nzajya nza ariko sinzajya ndara. Icyo nza kugira ku rugendo rwa Kirehe, niyo mpamvu nayimvuze ngo namamaze Construction Premium Construction Group. Uri umuhanda mu muhanda mwiza, kaburimbo iva ahantu bita Kibaya ikagera Nasho hirya. Ariko ufite ikibazo nahise mbyoherereza Oswakim. Urenze urugabano rwa ukinjira Nasho, umurenge wa Nasho, mbese urenze aho Mushikiri irangirira ku cyapa cya Nasho, hari agakorosi kamwe, umuhanda ufite inkangu iteye ubwo. Hatagize igikorwa nta nubwo warenze imyaka 3. Amafoto ndaza kuyaguha. Waba warangiye. Hatagize igikorwa waba warangiye, kuko rwose urebye iyo nkangu yegereye umuhanda, kandi ubujyakuzimu bwayo buri muri metero 15. Noneho yegereye umuhanda ku buryo nta santimetero 10. Bikeneye ko hakorwa igikuta, iyo nkangu bakayisiba, bakashyiraho urukuta rufite epeseri irenda nk'iya metero 2. Noneho mu burebure bagafata ni mu mahuriro y'imisozi. Noneho bagafata igice cy'umusozi nka metero 5, n'ikindi cy'umusozi metero 5, niyo nkangu ya metero 10. Ubwo nibura igikuta mu burebure cyagira metero 20. Naho ubundi sindagura ndagena pe inya mwaka byaba byahuriyemo. Dushaka simbizi nawe irebere, ariko uzibuke uyashyiremo. Ubwo butumwa ntago nategeza n'undi mwanya uri appropriate kugira ngo mbutange. Reba inkangu aho iri naho kaburimbiri. Ni kuri kaburimbo byararangiye neza. Aba rero nibatashaka yanyoherereza yenda yakohereza ni makeya, uzabyibuke ahangaha uhita yashyiramo. So nukuvuga ngo rero uyu muhanda ni mwiza, ariko iki kibazo kirakomeye cyane. Bo rero urumva ibindi twakomeza. Twavuye mu burasirazuba. Burasirazuba ndumva ari ibyo abantu baho narabasuhuje, abagituku, abanasho, abarukira, turaganira turasangira, ab'Ikibungo,
ku Karutaneshwa mwirebezo abo bose twaraganiriye abo tungana abakecuru abo turuta bose twaraganiriye numva byari donc n'umunsi wagenze neza cyane nta kibazo nta mvura nta mpanuka nta kandi twagenze ahantu habi cyane wabonye mu bitara ahantu nagiye ngiye gusura isoko makayira kabi cyane hari ahantu nabonye uri gusesera ndavuga musaza noneho bigenze gutera ntabwo nari kuza ntamenye iyo soko kuko ntabwo abaturage sinari kubizera kandi ntabwo nashobora kuyikamera iri mu rutare ngo nuza ya kamera igereyo byabaye ngombwa ko tujyayo hari ahantu ngiye nari mfite ubwoba nanjye nari mufite nagezeyo ariko nanone hari ahantu ugera kakaba kabi cyane kandi utagisubiye inyuma tuhitamo gukomeza ariko n'ubundi nuko nari nagiye nambaye umwenda w'ubukwe ntabwo byari birenze iyo nsa n'uwagiye nambaye bya siporo byari koroha ariko itsoke byarangiye neza yego mu burasirazuba rero hakomeje kuvugwa impfu nyinshi cyane oya ntawe ibikabiriza ntabwo ari nyinshi ntabwo ari nyinshi ku buryo buri karere kagenda karimo umuntu wishwe ubwo ntabwo ari uko hano dutangaza ntabwo tuba dushaka guca igikuba by the way mvuye mu mahugurwa ya conseil episcopal igice gishinzwe kubaka amahoro twari kumwe n'abanyekongo n'abarundi turimo twiga ku bijyanye n'itangazamakuru ryubaka amahoro tugenda turwanya imvugo z'urwango n'amagambo y'urwango impamvu mbivuze nuko mu ma principe ya Pax Press harimo iyo bavuga ngo informer sans décourager ivuze rero ngo ni impfu nyinshi ni bangahe kuri bangahe bibaho ahubwo nukureba n'uburyo n'urwo rumwe nize ebyiri zahagarara uraza kugenda wenda ugaruka kuri case by case yego ariko muri rusange nuko ntabwo ari burasirazuba honyine Rwamagana ubushize hari harapfuyemo umukobwa mu kwezi gushize umukobwa baci bishe bagatatanya ibice harimo babandi babajura babiri bishe abazamu ku Muyumbu umukobwa we n'uwamurire abazamu babiri bishe abajura babiri bishe abazamu babajura nabo baza kurwanya inzego barapfa ubwo Rwamagana harimo abo bane batanu nako ejo bundi twumvishe case ya Yulia witwa Mutoni w'Imasaka n'umugabo nawe yageza wamwishe amukereye nawe arapfa yego nawe arapfa iyo tuvuye aho ngaho tureba Bugesera naho hari uwishe umugore ahita yijyana kuri polisi hanyuma mu cyumweru kimwe biri mu gihe cyegeranye cyane yego mu Ruhango uribuka ko hari umwana wishe nyirakuru ngo aramuroga abanje gutema urutoki rwe n'ubugome Ruhango nayo ifitemo imibare myinshi hanyuma Nyanza nayo harimo case ebyiri hari uwiyahuye ngo kubera ko yibuze wa wundi wari warongoye yakwishaka kibura umugore akamubwira ati hangane wenda n'umunaniro w'ubukwe ejo bizagira yiyahuye Nyanza nanone hari undi murambo basanze mu nzu mu murenge wa Rwabicuma ngira ngo ni mu kagari ka Mushirarungu basanze umurambo mu nzu maze iminsi 3 nawe ushobora kuba either yari yahuye cyangwa yarishwe nyuma kesi ya Bugesera urumva Nyanza yo irimo kabiri nabari aba Masaka donc ibyo ntibibura Rusizi Nyamasheke Karongi naho bibahora bivugwa so icyakabaye kivamo ntinjiye muri detaye byose ikiteranyo cyabyo ni ikibazo cy'amaranga cyo kumanaginga amaranga mutima mabi iyo ikintu kibaye kibi umwe bakavuga ngo uwa Bugesera ngo yamucaga inyuma uriya ba Masaka ngo bagujanyije amafaranga uwa Ruhango ngo nyirakuru yarogaga umwuzukuru amutemera n'insina undi ngo yibuze kwibura no gushaka umugore ntubashe gutera akabariro ku munsi wa mbere bigatuma yiyahura niyo case yindi ibyo bintu byose birashavuga ngo iyo ibintu bitagenda neza kuri twebwe kwiyamburuza cyangwa kubwambura undi biza byagenze bite harabura abantu bavuga utumuti batanga ubutumwa bwa nyabwo yaba amafaranga niyo yaba miliyoni ntabwo yatuma wambura umuntu ubuzima kuvuga ngo urishatse uribuze wategereza kuvuga ngo nyogokuru wawe ni ikibazo cy'umusozi wose kuko uriya we wishe umwuzukuru yabanje gutema insina bamureba
birangira agiye kumena urugi bamuriba. watema insina zigera muri 50 ntawe uraguhagarika. Kiri ikibazo rero urumva mugenzi wanjye yanyunganiye turimo tuvuga ibi ambwira ati hari ibintu twakabaye tugira, sinanakomeza no kubyegeka ku nzego, abantu bose bakabaye babireba, abaturanyi, abavandimwe. Ubundi sinzi impamvu mu Rwanda abantu sinzi aho bipfira, ikibazo cy'imyumvire, dukunda amafaranga kandi nta nayo dufite. Ubundi buri muryango wakabaye ugira umuganga witaho, umuganga usanzwe, kuko umuryango w'abantu 5 mu mwaka ntihaburamo 3 barwara. Wiyabonesheje ku ivuriro cyangwa umuganga akajya akora visite muri famiye bimwe mu kwezi cyangwa 2 mu kwezi, nibura abantu bagakumira indwara. Hanyuma tukaba dukeneye n'umunyamategeko. Ntabwo umuntu ashaka umunyamategeko ari uko urubanza rwabaye, hari n'ibindi tubamo. Uretse nkugarura inyuma gato, indwara se ushaka kuvuga ni iyi zose muri rusange, medical doctor zose. Hanyuma tukagira umunyamategeko. Ntabwo wakagiye gushaka umunyamategeko ari uko ugeze mu kibazo, wageze mu kibazo. Imbwa yawe ishobora kurya umuntu, iyi moto yawe ishobora kugonga, bashobora no kuyifata bayibeshyera. Umudamu wawe ashobora guhomba amafaranga bikaba urubanza na sebuja. Icyo gihe umuroya wa famiye ahita yenterivera. Kandi ntabwo baba basaba amafaranga menshi famiye ifashe 200,000 bya buri kwezi ikishyura umuroya. Amafaranga ko ari menshi. Ntabwo ari bose. Iyi nama rero hanyuma hakakenera umusaykologist. Abantu bize psychology ariko mana, ariko nasone harya nasone yarapfuye munyandamutsa. Abantu bazafashe banyumvira umuntu waba yarasimbuye munyandamutsa ku bintu bya psychology. Niba ku murenge nta psychologist uhari, nibura abantu aba psychologist bagashinza amakabine bakabikangurira abantu, noneho buri muntu wese akaba yajyayo bidahenze cyane, akajya kugisha inama, akajya gukoresha nka control technique yo mu mutwe. Yego, ibyo ntabyo dufite. Uyu we yarenze aranambwe ati wakaba yugira umujyanama mu by'imisoro, niba ufite business ukagera n'umujyanama mu bya banki, ukamenya niba ugiye gufata credit akakubwira inyungu inganite urabimanagiye gute cyangwa uzajya wishyura gute. Donc akajya no kubaza kuri banki niba utakerewe mu gihe waba uri busy. Icyo bishatse kuvuga ni ikirere. Aba bose ntago nyina nashaka kubavugaho, ariko nibura psychologist na lawyer bo bakaba bahari. Ngombwa cyane abantu bashobora no kwishyira hamwe rega muri imiryango 5 muturanye, mugashaka mugahuza umwe, wenda imiryango 5 akabaca wenda 500, ubwo noneho yagabanutse, mugateranya 500 mukayamuha akamenya ibibazo byanyu. Niko bigenda. So rero ikibazo gihari kugeza ubu ni uburyo abantu bacunga amarangamutima atari meza ashobora kubavumbukamo. Yego, iyo umuntu akwambuye 5, iyo umuntu akwambuye 500 ubigenza uti? Urabanza ukabuhishira, ukamwandikira SMS, ukamusaba ko mwandikirana, byakomera ukabwira abavandimwe be cyangwa umugore we, byakomera, ariko ntago wageraho umwica cyangwa kujya kugaba igitero. Binagoye, binakunaniye, wagenda ugafatira ikintu iwe. Ariko ibintu byo kugira ngo ugeraho umena amaraso, uvane ubuzima bw'umuntu, nk'uyu mugabo wa Bugesera ngo byavugaga ko ngo akeka ko umugore we amuca inyuma, ariko community niba yari ibizi ko uwo mugabo afuha cyangwa n'umugore agenda bagomba kubagira inama ati mutandukanye hakiri kare. Bati wa mugore we umujinya wuriya mugabo urindwa mubi. Yes, zibukira ingeso, ugume mu rugo cyangwa se ugende wigendere. Ubu kuri ino saha abantu ntago babyumva, abantu ntago babisobanura ngo byaguke, wenda twebwe turi kuri bikoro biri mu nshingano zacu. Uyu mugabo agiye kujya Ririma hamwe gafaranga yahoze, bamufunge, umugore bamujyane kuri Mbyo bamushyingure, abana barababande barasigara bonyine. Hehe se mu bihuru se ubwo gitifu agize akazi ku murenge se, icyo tukihorere. Nyuma ubwo tugeze ku bana, nugeze no kumva ejo n'abadepite barabikomoje buri kiro neje, ariko cyangwa mu cyumweru gishize. Dukeneye n'abavoka b'abana benshi bari specialize mu kuburanira abana no kubushaka uburenganzira bwabo,
tukashaka n'abaganga bashinzwe ubuzima bwo mu mutwe ku bana nk'abo ngabo basigaye mu buzima nk'ubu. Kera twahoranye za ibigo bifata abana bari andetresse, ndanga kubyita iby'imfubyi kuko hari n'ibitari iby'imfubyi ariko n'umwana ufite ibibazo. Bene aba nibo twakiraga. Ariko ibaze noneho umwana uzakura bamubwira ngo iso yishe nyoko. Uwo mwana akeneye irindi tretoma, akeneye ibindi biganiro mu mutwe kugira bitamwafekita cyane. Uwo mwana nagera kuri adolescence ni wa wundi ujya mu ikayi akarebamo ukagira ngo ari kwiga kumba ari mararira. Ayo ngo ariko papa yaho ikimama. Ariko kukimama we atagerageje ngo ibingibi abireke. Ubwo aho ngaho ni kuri famille nucléaire. Iyo byaguye iwabo w'umugabo, iwabo w'umukobwa, iwabo w'umugore wapfuye, bazaba inzigo ku iwabo w'umuhungu. Mwatwiciye umuntu. Iwabo w'umuhungu nabo bavuga ngo mwaduhaye umugore utitwara neza. Uranze gukoresha terimi iremereye. Ubwo urumva imiryango yombi nayo irashwanye. Ntizongera gushyingirana na mashwe. Urumva ibintu byapfuye. Kandi imiryango yo mu Rwanda bishamikiyeho byinshi. Ababyara, ba nyirasenge, ba nyirarume, abo biganye, abo baturanye, ba pare, byose byivanze. So kugira ngo abantu bumve ko gukumira bino bintu ari inyungu za twese, kuko byanze bikunze aba bantu nkweretse bagera mu 8 bapfuye muri kuno kwezi, mu gihe cy'ukwezi kumwe cyangwa cyumweru kimwe. Byanze bikunze nta munyarwanda bitazagera kuko ni benshi. Ejo uzahura wenda n'uriya mucoma wari kwa Mutoni. Ejo uzahura n'uriya mugore wo mu Kigoma, wo muri Nyanza Kigoma, umugabo yiyahuye. Muhure gutyo cyangwa se ejo uhure na wa mwana gusaba nugira igitekerezo maze utari ko byagenze bite, papa yishe mama. Urumva? So rero ni kibazo. Hari n'izindi case zigiye zihaba z'ababyeyi bahisha abana abandi babyeyi. Uwari umugabo rwose ejo bambwiye umaze kugira n'ubushobozi wishoboye ariko atazi nyina. Bakosa yamubyaranye na nyina, noneho ise afata umwana amujyana iwabo, birinda kumwereka nyina. Umwana kurira kwa nyirako. None umuhungu yarakuze afite no ku mafaranga ntazi nyina. Uyu rero ni yahura. Ise aracyari hose? Bose barahari. Ntuzise kucyata mu mubwira kandi ngiye ndimo ndavuga ntago ndi muri jijuma. Icyatumye amuhisha nyina kirahari, ariko byakabaye wumve psychology y'uwo muntu. Uzi ko nyina ari ahantu azerera ahantu, afite amafaranga atashobora kumugurira igitenge, ntazi ko yariye kandi we abisagura. Urumva cyane uwo mugabo, uwo muhungu umaze gukura natihimura kuri se aziyahura cyangwa se azinukwe urushako. Ibyo rero ibyo tubona hano byose byakabaye bikumirwa. Nande rero twese nkabitsamuye. Yego hari inzego zifite mu nshingano, Minisiteri y'Urubyiruko, Minisiteri y'Ubuzima, Minisiteri y'Umuryango, Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda, ariko na rubanda. Ntabwo izo minisiteri zagira umukozi muri buri kagari, muri buri sibo. Ariko ni gute abantu bajya kwica byaratutu. Numva rubanda ariyo rya Mutoni yarafitiye uriya mugabo. Nta wundi muntu warurize. Igisubizo ni we. Ubu none se we yarinze amukegeta atarigeza amwishyuza ngo bagire n'uwumva bakabivuga naho iki. Yari yamuhaye 60,000. Ngaho yamwishyuye 60,000. hanyuma kwihangana 440 nasigaye biranga ngo yaragiye ngo anywanga icyuma ngo yambara bote bamureba ngo ndaza ngo ikibazo cya societe ndaza ngo ninjira. Izi nizo message zakabaye zinyuzwaho mu nteko z'abaturage ku munsi w'umuganda. Ahantu hose hahuriye abaturage bakababwira ngo mumenye gucungana n'amarangamutima mabi mwifitemo. Nazamuka urayacubya ute? Mugenzi wawe nubona yatangiye kumuzamukana urakora iki? Turarebera. Ntabwo gahunda yo kwicana bemwe na mwari mukiremo. Wowe namwibagiwe. Nawe kandi nejo bundi. Cyane. Hari abantu wenda bahuraga nawe kenshi, nge nubwo twakoranaga muri cadre ya business byabaga ari kuri telefone. Ntabwo amarangamutima nkayo avuka umunsi umwe. Aba ari ikintu cyamubayemo ebana ikigugu bikageraho bikamurenga. So ariko bizabuka tubareba. Benshi mo tugendana bameze batyo.
nta nama tubagira, ntabwo turibura umurangire ajye hari n'undi uherutse kubimbwira nawe kubera ibibazo arambwira ati numva nakwiyahura, akajya mu gihuru akarira umunsi wose kubera iki ibibazo byamurenze mu rugo. Wowe rwese nawe namugira inama yo gushaka psychologist nuko bahenda, ariko wenda umuntu yanegosiya bakagabanya. Donc ibitubaho bitari byiza ni byinshi, abaduhemukira ni benshi, ubukene ni bwinshi, ubushomeri ni bwinshi, umunyeshuri gutsindwa amasomo inkundo. Uretse Rwamagana hari n'undi mu murenge wa Muhazi. Aha munyumvire iyi case iyo nari nayibagiwe, yo yabaye muri ejo cyangwa uyu munsi. Umwana uriya se yabwirwa azapfa imbwa, ibaze sha ahita yiyahura. Umuntu akwize kuzapfura imbwa wimanitse 23. Yego haba arimo na za karande z'imiryango. Umwana wa 23 yiyahura ati. Uribuka ko ushize ukwezi gushize muri Nyanza yari arimo wo kwishuri kwihanika muri segonderi, nawe wari wimanitse kuri iyo myaka. So nukuvuga ngo kubera ko antuka umugambi wo kwiyambura ubuzima cyangwa kubwambura undi ntushobora kumara igihe kiri munsi y'umwaka cyangwa amezi, ariko abantu baba bahari kandi hari message ziba zigenda zibigaragaza ko ibyo bintu bizabaho, byateguwe. Yego abantu rero bakarebera. Mutoni ko yarafite akabari, uriya wamwisha akaba yarafite icyokezo, abanywi bo muri ako kabari nta numwe wabonaga ibyo bintu. Kuzukanywa gusa ngo bakundanaga, birase cyase n'igikorwa cy'urukundo bakundanaga. Urumva ngo uriya mugabo uriya mugabo ukuntu byatangiye, uriya muhungu yakundanaga na Mutoni, hanyuma uriya muhungu ashaka gutereta undi mukobwa w'inshuti ya Mutoni. Wabikuye he? Uriya muhungu yarabyivugiye ahangaha mfite mimi, ashaka gutereta undi mukobwa w'inshuti ya Mutoni. Yego uwo mukobwa w'inshuti ya Mutoni aramubwira ati sinahemukira Mutoni, ni inshuti yanjye. Ikosa ryaje kubaho nuko Mutoni yabibonye muri telefone ya wa mukobwa, niba ari wa mukobwa yimwoherereje ntabwo tubizi, afata screenshot arazibika ntiyanazoherereza uriya muhungu. Uriya muhungu arabibona muri telefone ya Mutoni ko abifite. Yego Mutoni akajya arakara ngo uriya muhungu yamuvugisha ngo akabona ngo ntabyitayeho. Ahari bwo atangira kumwishyuza ya mafaranga. Ubwo yafashe umwanzuro ati tugira inshuti, ntago nsigaye mbona utanyitayeho. Utamwishyuye ntiyarebaga se ubushobozi bwe niba yashoboye kwishyura cyangwa atari. Nsigaye mbona utanyitayeho, nyishyura amafaranga yanjye. Yari yamugujije ngo agiye kuyaguramo ngo akabanza. Umukobwa aramubwira ati reka mbe nguhayeho 60, andi nayo nzagenda nyaguha gake gake. Ntago ibi bishoboka. Umuhungu arya karungu. Mwamwishyuye make. Hasigaye 140. Umuhungu arya karungu. Nyine karungu niribwa abagiye mu rugo ngo azana icyuma ngo aramubwira ngo hari akantu nshaka kukwambika hindukira. Okay, ibyo ngibyo umuntu yangiritse kare. Uriya mugabo yapfuye mbere y'uwo yishe. Niwe wapfuye mbere buri. Uriya muhungu yari igihazi. Niwe wapfuye mbere mu mutwe. Ariko abantu bararebaga nicyo nshaka kukubwira. Niba utazi ko wamanaginga umuntu kuri mideni rya 240 kwera. 240. Amafaranga umuntu yakwishyura 8,000 bya buri munsi agashiramo mu kwezi. Neza kabari kaburaga 8,000. Ntabwo byashoboka. Urumva rero dufite ikibazo rero. Dufite ikibazo cyo muri societe. Hari n'undi mukobwa. Ubwo nawe bamwitege. Hari undi mukobwa nabonye kwa Manza ari kwa Rweme cyangwa handi. Wacuruzaga ikawa i Dubai. Ucuruza ikawa Dubai ngo bigira amafaranga ariko nta kuruhuka. Amanywa nijoro. Noneho umuhungu bakundanaga ngo w'umukanishi iwabo bari baramuhaye inzu ariko ya plan za kera. Yisima tarimo plafond cyangwa ari plafond za triplex. Sakaje amabati asanzwe. Umuhungu yemera umukobwa ko bazabana, ambwira ko agiye kuvugura yanzu bakazakora ubukwe. Umukobwa ari Dubai arakuturanya amasaha. Birangira wa muhungu inzi maze kuzura ayishakira mu ndi mugore. Umukobwa araza ku kibuga, umuhungu ntiyaza kumwakira.
ariko kubera ko umukobwa yari azi aho iyo nziri ajyayo agiye yasanga umugore muri salo agira ngo ni mushiki we agira ni muramukazi we tese nyira ahangaha ari hehe umugore amubwira sheri hari umuntu ugushaka haza nyamugabo umugabo aza akenyeye isume yego ko ibana kumanaginga iyo situation biramunanira amubwira ko yamaze gushaka undi umukobwa biramushobera aza kumbuga narabyiyumviye uriya mukobwa nawe hatabonetse abantu bamuba hafi wenda kwirofura ariko byivuze kuba yaraje akabivuga byivuze yagize igikorwa azi guri gutekereza iki aha ni hahandi ashobora kubya wa mugabo we ashobora nibura babahuze nibura bamubwira bati amafaranga yuriya mukobwa wariye dore ntumurongoye shiraho inyungu yamusubize cyangwa se umubwira uburyo uzajya ugenda uyamwishyura bandikirane bajye kwa noteri yongeraho n'inyungu kuko bambwiye hari terime munyentwari Maurice yatubwiye ivuga ngo todo plasoma amafaranga igihe yamaranye hari inyungu itegetswe ayamusubize ariko bitabaye ibyo ubwo aho ngaho azavuka mu kindi kintu hashobora no gushira imyaka 5 kuva umwe yivuganye undi cyangwa umukobwa agasubira Dubai akazabona andi mafaranga cyangwa akazashaka mbese inzira ni nyinshi so rero ibintu byinshi biraza tukabirebera ariko inkuru ikazaba yuko abantu bicanye nyamara ibyo bapfuye byarabaye tureba ntabwo rero tugomba kuba societe imeze gutyo tugomba kuba societe imenyana turi umuntu ni un être social waje uza mu bantu ubabamo uzabapfamo ntabwo ugomba kurebera ibintu byangirika umuntu yangirika kureba kandi ndakumenyesha ko nta muntu ugira ibanga ngo arimara n'umwaka cyangwa ukwezi ataragira uwo aribwira umuntu kuri mideni uramuvuga ugira abakeye uribwira iyo utagiye gukubita agatoki ku kandi abayumva hari ababumva ibintu byinshi abantu bari gupfa harimo ibidafatika pe ntabwo se nta mafaranga ubu se ko ari umugabo tugomba kuzajya gukorana nawe ikiganiro watanze wafashe rambere ya miliyoni 40 akagwatiriza inzu ihagaze miliyoni 500 ko agiharise ko nta cyarakora kuri wa wundi kandi bagiye mu nkiko wa wundi basanga ngo yahimbye impapuro kuko iyo nzu yayiguze ariko umugabo aracyifashe aremera kemera procedure zimanza none iyo nzu ye nigenda azasigara ari muzima mu mutwe wapi hanyuma se ubwo nagira icyo atekereza ibintu byinshi bipfa hano tureba ukumva birababaje cyane hari abantu rero ingamba zigomba gufatwa na buri muntu wese ariko ugomba kuba uko nakwita nka pionnier utanga umurongo shimira Mije Profe niba itabikoreshejwe buriya mu kanya nasomaga message yayo igihe nabwaga ngo komeza Mije Profe itanze message ngira ngo ni ku bantu bose sinzi ko nta nimero yanjye bagira ngo ihohotera rishingiye ku gitsina n'icuruzwa ry'abantu ni ibyaha bihanwa n'amategeko byirinde wubake umuryango utekanye oya batanze na nimero hamagara 3512 oya so kubyirinda oya bimenyekanisha aho bikeka nibwo butumwa naho bikeka bimenyekanisha so dukenera izi message niyo buri munsi bayohereza MTN ntago Mije Profe ni ikigo cya leta ni ikigo cya leta ntago cyabura amafaranga yo gutanga muri MTN cyangwa muri Airtel buri munsi tuzajya tubona kano ka message yes hakaba umuntu kompoza message iburira abantu kugira ngo tukumire bino bintu kandi bino biragenda bizamuka nubwo wari wavuze ngo ni nyinshi nka gutwama ariko ni byinshi koko bino biragenda bizamuka niba kesi mu kwezi twavuga kesi zigera mu 10 urumva ko atari too much so bagende batambutse ubutumwa inteko z'abaturage ziba kuwa kabiri bavuga ubutumwa buracamo umuganda wa buri wa gatandatu usoza ukwezi bavuga ubutumwa noneho abantu babigira ibyabo abantu bahinduka tubareba ibibazo abantu bafitanye tuba tubizi hari ibyo nigeze kuvuga kuri radio bihita bigera ku sigaye mvuga bigahita bigera kubona arimo mvuga ariko umuntu yabwiye undi ngo yamurangiza numva bukeye nyuma sinzi ukundi kuntu byagize nirinda kubitindaho kubera ko bahise bamenya ko urumva umuntu abwira undi ngo yakurangiza umwaka ugashira undi ugataha ejo akongeramo ikindi kijambo nimugoroba umumotari wantwaye yari ari kugenda ambwira ukuntu
ngo mu Bugesera hari umwana wishe se nabyumvise amuzirikiyemo nko matera muri matora aratwika ni mu kwezi iyo kesi impamvu ntayivuze yirengeje ukwezi ngo amuziza ko ngo yamubwiye ngo amugurire moto ntiyayimugurira mutara arambwira akana arambwira ati rero musaza umuntu nakubwira ngo nzakwica uwo muntu uzamugendere kure nta nubwo nawe mu karere kamwe nako kuko muri iyi minsi abantu babaye ibihazi none urumva na motari arabizi kuki tuba ibihazi hari abantu bashinzwe kuturebera ubuzima bwacu hari abantu babushinzwe natwe duhari kugira ngo dutambutse ubutumwa ariko hari aho tugomba kuvoma hantu wa muntu ufite ijwi rifite imbaraga uranyumva ibi byose tuba turimo niho handi abantu batangira bakadutondagira kubera iki initiative ivuye ku muntu uciriritse iturutse hejuru abandi twabona aho dufatira kuki abantu babe bihazize umubyeyi ataguriye umwana moto ese yayisabye ati ese uwo mwana we yahamagaye ba nyirarume na nyina n'abarumuna bati dore muzehe afite amafaranga ntabwo ari kugura moto ese agundi arayimugura niba afite amaboko yayikoreye cyangwa se akavuga ati ndakuguriza nagujije muzehe amafaranga yo kugura moto namubwiye ngo ngurishe ibintu nk'ibyo ibyo si ntibiba abantu bareba cyane amusaba moto se nta bandi bari babizi barabyumvaga akeneye umurongo ntabwo dushaka ibyo byose biba ari ibyangiza sosiyete ubwo uwo mwana niba yarishe se uwo muryango bawufashe nk'uwabicaye uranyumva cyane pe uwagiye agiye ubwo nawe azajya ririmo ariko uwo muryango ubaye igicibwa no guca ku muharuro waho ntibishoboka urabizi ko ari n'uwa Karongi nawe wishe se wa 16 tujye tubyagura turebe ngo ntabwo ari ikibazo cy'umuntu gatozi n'abamushamikiyeho birabafekita cyane uzajya ureba amarira aba ahantu kwirimbi ari amarira yose abaherekeje uriya muntu none ugasanga uwabigizemo uruhare waba yaragize uruhare mu kugira ngo uwo muntu ave mu bandi nawe baba bamukubitira agatoki ku kandi bigakora cycle bigenda bikurikirana hari igihe rero byoroshya ejo bundi ukazajya ukabona wangaje umukozi wabayeho muri ubwo buzima nta muntu wazagira umwana wawe wangaje umuzamu wabayeho gutyo ntazagira impuhwe zawe ngo watinze gutaha wangaje umukanisi imodoka yawe azayangiza wangaje umushoferi azakurenza umuhanda numva ngo nawe bitareba kwa nicyo nshaka kukubwira ubuzima bwo mu mutwe bwa buri muntu iyo ubwumwe butokowe n'aba muri ruhande buratokora cyane kandi abo muri ruhande ntabwo ari abako kanya ushobora no kumurukira tutamuzi yavuye Nyamasheke for example cyangwa avuye Rusizi ukamureba ukamuhaye akazi kumbe yifitiye ibindi bikomeye yarangiritse mu mutwe nuko dutabara bitabara ofete batanga ubutumwa busobanutse batanga amafaranga mu bitangazamakuru cyangwa nibashaka babishyireho bagira amapankarite mu ibyapa ku mihanda ariko ubutumwa mu nzira zose ari SMS ari ku maradiyo ari ku mateleviziyo ari muri zino za makafone imodoka twumva zigenda zisirikira zisoresha kuki zitabwira abantu ngo kugira ngo umusoreshwa mwiza nuko ufite mu mutwe hazima ubwo subwo butumwa buganana iriya pick up ipakiye nuza bafure yananamije prof yanana umujyi wa Kigali wapi cyozo no kubitekereza no kubishyira muri gahunda bana kwifashisha babona afatanya bikorwa ubu ngubu urinde bakora fundraising yo kuvuga ngo igikorwa cyo kwamagana cyo kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe cyangwa igikorwa cyo kwamagana ihohoterwa cyangwa ibintu nk'ibyo ugakora campaign ntabwo yabura abayitera inkunga kuko ingaruka zigera kuri bose niho handi azaza wawe yigira umumotari uyimugurire agenda here cyangwa yiyahure ayigurishe namara kuyanywera yiyahure wabo ntabwo waruzi mu mutwe ntabwo ameze neza ibyo rero ni ikibazo tugomba guhagurukira twese nk'abitsamuye ntawe ugomba kuvunisha abandi kuri uru rugamba
kuko biragaragara ko rwose abantu mu mutwe ntabo amareaction yabo ni fake. Abantu barakubitana bararwana bakavushanya kubera 5,000 kweli cyane bakanicana ahubwo ntago ari kuvushanya bananiwe capacity ubwonko bwabo byananiranye kujya muri baravuga ati sigurwa rukweto cyangwa se hamagara abantu hagira uza mugurize ave mu ideni ubuzima bukomeza. Ariko niba turi guca ku bana bari kurwanira irindazi ufite amafaranga mu mufuka ntubabwira uti murapfiki ngo ubagurire nawe irindazi rya 200 ubaguriremo 2 batuze babone ko iyo neza uyigize bagende nabo batuze bumve ko hari abantu bazima ugacaho aba bana nibo bazavamo babandi uzangaje nyine uzamwangaje ntuzamubyara wenda su wawe ariko uzamwangaje nk'umuzamu uzamwangaje nk'umujaridiniye umwangaje nk'umukozi wo mu rugo umwangaje nk'umukanishi umwangaje nk'ugutwarira moto umwangaje nk'umushoferi nta muntu. So rero utagize uruhare ngo uwo muntu azamukane impagariki mu mutwe ayinya birakomeye ni ikibazo gikomeye cyane. Mwari nagushimira. So asante sana nawe wakoze. Reka tubashimire abakunzi ba KOP nyamuneka nimukore subscribe tugiye kuzuza 59,000. Turacyari ni 58,200. Ariko urumva dukeneye 59. Ntabwo ikibazo ari umubare mon cher ami, ntabwo ikibazo ari umubare, icyo nubaha hano nuko hari abantu bafite ireme. Ntabwo ikibazo ari umubare, ntabwo je suis pas dans la course. Ariko dukeneye abafite ireme barahari, dukeneye n'abandi. Dukeneye n'abandi. Ariko ikibazo si ukugira imibare myinshi. Hoye. Ikibazo ni iyo mibare nayo turayikeneye. Niba dufite 50,000 ikiza nuko bafite ireme. Dukeneye ibyo baba baje gushaka. Dukeneye 100,000. Natwe nitubaha ibibakwiye buri umwe azazana undi. Yego. Icyo nicyo. Ariko nitubatenguha. Nicyo nanjye mbasaba. Nibyo rero. Tuguma natwe kuba n'umwenda tuba tubarimo. Umwenda inshuro 2 ugomba kugumana ireme ry'ibyubaha kandi nanone ukaba ugahozaho mu kubaha. Donc niwemere kubabwira niwemere kubavangira kandi niwemere kubura. Niyo mpamvu ubona tuba turara bajoro. Yego. Ariko reka manze sozeze kuri mushiti wanjye Afadruti Kanga. Irandi bavuza kunda nanjye kuko nyihuza niya iravuze ngo twabize ibyo yabatureba ngo twabuze ibyo yabatureba dutigitabo bakiryamye iyi mihanda iradukanda ngo bashaka imikanda. Sinzi ukuntu uriya mugabo rwose yabitekereje. Ubushize nigeze kujya ahantu mu gipimo cy'ikawa mu murenge wa Coko mu karere ka Gakenke. Imisozi turayimanuka nari kumwe na Kayiranga babwiza. Hari haguye n'imvura twagenze urugendo rw'ibirometero nka 5 n'amaguru imodoka twayitaye. Ebana icyo kiraturenga tumanuka umusozi tuzamuka undi tumanuka umusozi sinzi indirimbo yambwiye ngo nacyo hariho ndahumeka urumva. Twakoreye ikiganiro muri iyo kawa muri iyo misozi n'ubundi ashaka kuzakizana nubwo kimaze iminsi twagikoze nkikora hano 2022 cyangwa na 2 cyangwa na 3. Aravuga ati tumaze ibyo cyatushizemo nibwo twageze dutera iyo ndirimbo ngo ndacyariho ndahumeka. Kuva hano twageze hari kure cyane nyine. Nawe ibaze kujya Gakenke ugafata ugakata ku kirenge ukamanuka Muhondo ukamanuka hasi ugakata Rwankuba ukagera muri centre ya Rushashi ukagera ukazamuka iyo muri Musasa ukazamuka Coko ugasiga imodoka ugiye kugera Iruri ugasiga imodoka noneho ahandi tukagendamo amazi yari yadushizemo. Tugeze muri iyo kawa tubaze kwishima ko nibura n'icyatujyanye tugikoze. Dono ati ndacyariho ndahumeka ariko kubwira abantu abo twasize nyine abo twasize ino. Donc hari indirimbo ziba zifasha abantu zifite content urumva uri yari ati twabize ibyo yabatureba bitanyihuza niya uyu muhungu wagarutse mu Rwanda avuye muri nani mu Bwongereza. Kitoko ariyo yita niba ari pole tu pole avuga ngo babise amazina batatazi badushyingira abagore tutazi batumwesha akanyangano n'umugi. I swear to die. Yeah. I swear to God. Yeah.
ntabwo yibuka ntago nyibuka ubundi nabuze uko itangira irikunzamo pole pole tu pole pole twatangiye urugendo bigoye bakatwita amazina tutitwa badushyingira abagore tutazi batumwesha akanyanga n'urumogi I swear to God kibaya kina mwisho uko iyi nanjye iyo ngiyo ndayikunda cyane kuko abantu babaho muri ubwo buzima ijya kumera nk'iyo ngiyo Rutikanga akunda kuko abantu baba struggling bashaka ubuzima ariko abandi bakabahimbira ibindi agafaranga kaboneka bati agikuzimu bakavuga ngo urumogi ngo akanyanga ngo acuruza forode ibintu nk'ibyo so abantu nk'abo muri societe babaho nyine badashobora kumva ko progress y'umuntu ishobora kuba imukomokaho none n'umuhanzi nawe akabibona ko nta uririmba bitarabaye nguko ngiye ikintu cyitwa inganzo ndakizi uko ibanza kugukirigita rimwe na rimwe abari situation vécue kuri wowe cyangwa mugenzi wawe hari umuntu umuvandimwe wawe uhangayitse kubera ko bari kumuvuga muri ibyo agashaka gucika intege none ukamukaruma cyangwa nawe ubwawe burya rero abahanzi nabo n'abarimu ba societe kandi bo noneho kubera ko batanga ubutumwa bakora nk'itangazamakuru barinforma bakedika bakantertaininga muri wa muziki ariko bicyarimwe indirimbo imwe ikabirimo ubutumwa ikigisha igatanga amakuru gatanga n'ibyishimo so riba ari byiza cyane abantu ubutumwa kandi ubutumwa buciye mu ndirimbo nyine kuko ko ufite izo aspect zose ugenda ubyina burya niyo mpamvu ujya wumva nikundira udukorasi cyangwa indirimbo za Israel Mbonyi na Charles Kagame buriya nibwo mfashwa cyane ntwarwa n'umuziki ntumva inganzo ntumva uko atondeka amagambo na message irimo aha kugenda wumva nakazi kigake nyine uruhuka kurusha kumva discours iraho isanzwe ariko we kubera nakare akaziki ngewe mbanasesengura nyine n'uburyo n'amanota ye n'uburyo ikipe iririmba iteye amajwi ibyuma none na message cyo gihe bagenda ntwara uko ira ndirimbo inayikurikiye gutyo ntishobora kumvamo ushobora kumva 3 cyangwa 5 aba nayimenye so rero nabyo buri wese aba afite indirimbo imukoramo mu mutwe ngiye nuko mbafite nyinshi nk'eshatu cyangwa hari gihe bariho nk'eshatu nk'amakuru ya ntuza ntashobora kupfa kumvamo yitwa amakuru ya Charles Kagame mbonyewe ni nyinshi ntabwo nazirondora ni nyinshi ariko abantu barafasha ofete niba ariko nabivuga abahanzi barafasha bakaduha ubutumwa bakatwigisha kandi bakaturuhura yego turabashimiye cyane rero mwakoze kubana natwe muri iki kiganiro mugisangize n'abandi bakibone bakirebe bacyumve barahari dushimira abantu nashimira hari abantu muri kiro cyumweru nyuma y'ikiganiro kiriya kiganiro cya Kirehe bivuyemo hari abari basanzwe bavuga ko babikurikira cyane bamwe bakantumaho bacecetse abagabo babo bakabimbwira cyane ab'abagore badasimbizi kubera na ya mico yacu noneho muri kiro cyumweru hari nka 3 bageze barabinyibwirira ati nabibwiraga umugabo nkabibwira abavandimwe nkagira gute nananze kukwandikira manza ahubwo ni 5 bagiye ejo nakire nka 3 umunsi wabanje hari n'abandi donc abo ni abantu bo gushimwa cyane abandi nabadufasha ntibaduca intege wabagira urugendo nka ruriya rwatwaye amafaranga mazutu kamera shimira na Dani waje kugifata arantwara kanafata n'amashusho ariko hari abantu baza bakadufasha bati ko baba babibona babibona ko ikira kigali wa mugani wa ntuza se nubwo tugenda korera kuri views wa mugani wa korode gwifunge mazutu ngo views ntizazana essence y'ibihumbi 20 ngaho niba avuze gutyo ari ifumbwe hariya twajyanye niho twajyanye ngaho fata Kirehe rero akubye nka 5 hari ababibona rero ko tuba twavunitse bakadufasha bagakanda akanyenyeri amazi yo kunywa cyangwa ka karubira cyangwa se gukodesha kamera abo ni abantu bo kwishimirwa cyane indi nkuru ikomeye hari umuntu wambwiye ko mu minsi mikuru azanyoherereza kamera nanamutumye n'indi rero uguruma nituba dufite kamera 2 zabasigaje kuzishakira mikoro ni za kamera zigendanwa
za kamera ziri utagomba kwesara kwa usetinga ukabura ahantu ibihabera byose ukabifata kazazindi agatunguranye iyo nigeze gutwara i Bugesera kakandi gatoya azanzanira ebyiri imwe nzayishyura indi ayintwerere yego uwo muntu turamushimiye cyane dufitanye imimaro kwa ntabwo ibya hano kuri KOP tubara views oya tubara friendship turabara ko ubushuti buhari kuko umuntu umwe ashobora gutera inkunga ikiganiro cyose niyo mpamvu mfite umwanya nta cyambuza kujya kubashakira ibiganiro kubashakira amakuru y'ibikorwa bizima ahantu nyaburanga cyangwa se nkuriya musaza w'Inyagasambu wafashe iriya initiative yo gukora umuhanda n'abandi tuzagenda tubasura tubazanire. Ariko se hari feedback y'uriya muhanda nyuma yo gushyira ikiganiro? Nta kindi ndumva rwose umusaza ko nta telefone afite cyageze no kugira ngo tumukandira akanyenyeri ko kugura igitiyo ari ukunyuza ku bandi bantu yavuga yisigo yavuga ngo nta batira afite. Ubura nzabaza wa mugabo twari kumwe niba batiri yarabonetse tumutera inkunga wenda tumushakire ipiki n'igitiyo n'ibindi n'abandi bazaboneraho. Urumva nta feedback ntago uriya musaza nta telefone afite ariko ngo nzabaza babandi bari bamunyeretse. So ngayo guko nuko dukora nta banga ririmo ntago duci ruhande ibiriho turabivuga ibishoboka bigakoreka ariko dufite icyizere kinini cyane ko hari ibigenda bihinduka cyane ko abantu bari hano pe nabireme nta uza hano aje ku abafite icyaje kuhareba aje muri Karabaye n'abantu bafatika niyo tugenda mu nzira ngenda mpura nabo bakabimbwira mu rugendo buriya nakugenda birafasha kugenda duhura n'abavandimwe bo kuri KOP n'umuryango mugari cyane 58 ntabwo ari iby'umuntu ubonetse wese ni benshi cyane abantu benshi ari nk'iduka suka bakajya baricamo mu kwezi wabona ko ari umuntu wambwiye ngo wamenya ko abo bantu ari benshi abantu 20 bahagaze ku muryango w'iwawe nibwo wamenya ko 20 gusa abantu 20 bahagaze ku muryango wawe nibwo wamenya ko abantu 58 ari benshi ni nabyo njya nkunda kuvuga buriya buri muntu atanze 1000 kuri KOP buri wese atanze inote y'1000 cyonyine zaba ari miliyoni 5,800 numva atari amafaranga menshi oya 5,800 ni amafaranga menshi rero niyo mpamvu mubona tutafite ubwoba bw'ibibazo tutagize gute byose ko twizeye abantu tubana kandi nta iyo mvuze ngo gira utya nta uvuga ngo ya nimbeshyere nanjye ndi nka wa musaza ntago mvuga ngo gira utya mwereka igihari twagiye babyumva ariko nta kibazo pe ntacyo mbaveba ntacyo mbashinja akandi kantu urugendo rwo twabaye twishi urumva nyine kwa kundi tuba tumaze iminsi akandi kantu rero hakantu nari maze imyaka irenga 33 nzi hari umuhungu twajyaga dutaramana twanganaga muri za 92 namumenye nkuze kuko na hantu nabaga umuntu ngo yitwa Sonanko ibaze ko narizi ko yitwa iryo zina ubu yaranakiza afite business ikomeye cyane handi mwari mu Karema yari yagiye no ejo ndi mu rugendo ng'ikibungo tugera ahantu bita kwa Fifi ni ahantu urenze aho bita ku matafari mbere kuzamuka mu kabuga ka Musha ahantu dufatiraga kaho mpahura n'umugabo ndavugana ariko se umuntu witwa Sonanko niwe ufite ibintu numvise gutya na gutya ati niwe atese baruza ko aho Sonanko byavuye direkada narizi ko ari isirido babwise wenda nko mu kibuga cy'umupira direkada aturiya mwana ati mu ishuri baramubajije ngo shushanya ngo bahaye ikizami cyo gushushanya none we ashushanya pancarte icyapa cya Sonanko ngo bivuga ngo Société Nationale nkumbuye ibintu nk'ibyo cyangwa nkuru nziza izina rye afite izina rye ni nka nkumburwa ibintu nk'ibyo
none societe yitwa Sonanku ayishinga akiri muri primaire izina rifata riryo ngewe namumenye rikuze ntazi icyo bivuga nabimenye ejo bundi kwa gatandatu wumva imyaka nari muzi twamenyanye 992 nibwo nageze muri ako gace kiwabo urabyumva hanga ngo Sonanku ngo no societe nationale nkuru izina rye ndirinda kurivuga nabi ko nahise nigibagirwa ashobora kuba ari nka nkuru nziza cyangwa nkumburwa cyangwa nkumbuye amahoro ibintu ariko ni Nkusi oya nirirerire n'imigemi itari Nkusi n'umugemi imigemi ibiri izina rye ni imigemi itari munsi y'ine ashobora no kuba ari n'itanu bitangirwa na nku ariko byumve ngo muri primaire nibwo iyo yiswe iryo zina kuko yaravuze ngo azashinga societe nationale nkuru ibintu nk'ibyo ibyo nabyo none na n'ubu irakomeye oya ntabwo iyo afite siko yitwa ubu ngubu ariko izina ryaracyari ifite ariko n'ubundi niyo yashinze yateye imbere urumva afite ibikorwa bikomeye cyane so urumva nabimenye ejo bundi kwa gatandatu kandi sinari nzi ngo bivuga iki nzi ko ari akabyiniro ko mu Bwana kumbe ngo yarifatiye mu ishuri bamubaje ngo kiwashushanyije n'igiki societe nationale umva ko ngako karashimije cyane n'umuntu wakambwewe ntago muvuga ariko n'umuntu ukomeye cyane twemerana twari duhahuriye twahuriye aho ngaho kwa Fifi sinenzi ko turahura twari tunaziranye mu buryo butandukanye nziranye na mushiki wapfuye nziranye n'umugore we twiganye twarana uwo mugabo twarana bagiye Butare hanyuma mu kazi duhura ku bya hano ntago nari nzi ko yaranzi hanze yaho ariko namubwiye ahita anyibutsa turibukiranya dusanga turaziranye mu mateka asante sana ubwo namusuje ko ndabiza ari hano yego turabashimiye cyane rero mwakoze kubana natwe ibiganiro byacu kuri KOP nakagaruka